Muri Yohana umutwe wa 5 umurongo nago kuka neza havuga ngo iki rero aravuga ngo hahirwa washyire ku mutima kuko ingorane y'ijuru ari yabo amaye nka data reka da omega na dusome twumve ko ariko bivuze sibyo hadusomere wome ngo hahirwa abakene kuko mu mitima ngo hahirwa abakene ku mitima kuko ingoma y'ijuru ari yabo ari yabo kugira ohisemo ko dusomera iryo jambo nyine risobanura cyangwa se jya kugisha cy'abantu badukurikiye isana mitima tanga isana mitima ngenzi muri Matayo 7:7 ukabona abo 7 umutwe wa 7 umurongo wa 7 amaye 7 avuga ngo iki musaye muzahabwa mukomange muzakingurirwa mushake muzaronka nyine ibintu nk'ibyo kabisa ibintu bye byifuzo nyine musaye muza kuko baravuga ngo nta mwana wakwaka umubyeyi we ifinga muha inzoka amaye ngo baravuga ngo nta mubyeyi wakwaka nta mwana wakwaka umubyeyi we ifinga muha inzoka yego cyangwa ngo amaka umugati amuhibuye yego kuntu nk'utwo nyine tu yego hanyuma ibyo bintu byizereramo cyane rwose ntabwo ubwo se urumva wowe wakaka umubyeyi wawe umugati akaguhibuye ariko aho komanza hose ko bagukinguye hari nk'ukuntu abana bajyaga batera gutaha nijoro ugasanga babakingiye bakomanga bakabihorera rega aho ngaho turi kuvugana mu ngoma y'ijuru ntabwo ari muyizi abantu bakunda gusenga muri katolike ngo basenga ngo igihe gitoya ngo haguruka ngo ugera wicare ngo bakatolike nyine ngo binywerane nyine n'ibisembuye ibintu by'amabyeyi amadivayi ngo iki ngo ntabwo ibintu by'imitobe n'iki ni abantu benshi bajya muri katolike bavuye muri matora kuko bababujije kujya kugwa inzoga cyangwa kunywa akadivayi abantu benshi bavuga ariko ntabwo ari byo Abanyaroma umutwe wa 14 ari kumva umurongo wa mbere handitse ngo mujye mwakira ugifite intege nke mu kwemera kwe mwoye kumugisha impaka mu byo ashidikanyaho kuko hari uwemera ko ashobora kurya ibibonetse byose naho uw'intege nke yibwira ko agomba kurya imboga nsa kumva wirira ibibonetse byose ntagasuzugure utabirya nawe ntazacire urubanza ubirya urikumva urinde mbese wowe ucira urubanza umugaragu utari uwawe yego ubwo nyine urabizi inzoga ushobora hari indirimbo nageze kumva uri kumva ngo umuntu ukoragura ipantaro kandi nanjye mbona yambara kandi ngo umuntu ukoragura ipantaro kandi nanjye mbona nyambara nza kandi nkunywa none se rebe nk'inyama zarahenze z'inka ubu se ifate nk'ako gaca ntiwakotsa kwirira mukamera neza ndumva nawe ufite imyemerere nk'iya omega byanga bikunda bose nyamara tore ku bundi ukuzimu kubaho kuzimu by'ikuzimu se ko nabizi we hari umuntu wa mbere wazi Planka mu Rwanda muramuzi Planka ntago muzi Alice harayera tubeshye ngo yagiye kuzimu ngo mu nama y'ubushishi ngo igikeri ngo kirabyanga ngo hanyuma ngo marukire kwirimbwa Remera ngo bikiri byantu byemera byo Alice kamashakaga amafaranga ariko yaratwaye byararangiye niwe muntu wa mbere wazi Planka mu Rwanda ngo ngagiye kuzimu se nihe habaho ngene ahantu ku butaka hari inzira izwi ifungwe kuri ibintu byose yacamo kuzimu mundi waca he cyeka wenda yaza kubeshye ngo amushyire muri metero 2 ngarakomeza nta ntogize muri metero 2 ushaka kugaruka pe wewe ndere kutubeshye ngo yakomeje wenda yagaruka ku bundi buryo korera akaraka abantu franga cyane amaturu ukuntu aba ari menshi hari ukuntu batangira bavuga ngo umuntu ujya gusenga ngo baramuha amafaranga bakajya gusenga bakabishyura ariko nyuma yaho ubwo nyine urasenga bakayaguha uyu munsi ariko ejo ugatura iyo utuye rero ayo mafaranga nyine umuhaye yaburaraga ariko rero ubwo ngubwo ntabwo ubwo se waburara ufite amafaranga y'amaturo ngo saba ugiye bubiki akora pasiteri niwe yaryoye nyine cyangwa yaribwa na komite yose
komite se Anagenewe pasiteri. amafaranga agenewe pasiteri. hanyuma se urusengero rwubakora iki z'amafaranga z'amaturo Sometimes uravuga ngo nayo kubaka ariko nyine pasiteri ashaka kuyatwara avuga ngo reka nyababikire tuzakoresha. Nyajya akabaza gatagakemura mwamubaza ati Imana yatwe kuyatubura nyine ngo agire menti twubaka urusengero. Imana yatwe kuyatubura. Cyane ko nyine muri iyi minsi ibiceri ngo bisakuriza Imana nta muntu ugitira ibiceri barabibuzanya cyane. Uraguzura inote. Inote cyane rwose. Ni Sabato nayigiyemo kenshi cyane. Sabato. Wege muze mu buryo kandi uri umunyagatolika. Ndi umukatolika dore n'umunsi ni kuwa gatanu twatangiye Sabato amasaha. Uri umukatolika ariko n'umudive. Oya ntabwo ndi umudive nuko nabizemo ari itegeko kujya gusenga. Wize mu kigo cy'abadive. Isabato nziza. Umunsi w'umunezero. Imana ni nziza. Ibihe byose. Kandi ibihe byose. Imana ni nziza. Niyo kamere yayo. Of course. My. Twanasengaga mu Cyongereza ntabwo twasengaga mu Kinyarwanda. Ngado tubwiye ku basenga mu Cyongereza bitubwire. Nisibu nkubwire ngo nk'ibyo se uvuze muri byo nsubiramo. Batagira ngo uri umusikama abantu dukurikiye. God is good all the time. What? God is good. Yes. All the time. All the time. God is good and this nature. Cyangwa this. Sangwisi. Ya sangwisi vanguki. Ngo smoking kill and disease. Kwiga n'ibigerezo. Kwiga? Kwiga na. Mavu is a banana. Banana. Mavu? Is a banana. Mavu is blind. Mavu is blind. Mapendo baina hacho. Ago. Arakangura famu ngo kwiga n'ibigerezo ngo ni haro ngwinguki. Nabwiye ngo twariganye ahita mbaza ngo hariya twize iki nabwiye ngo tuze multimedia ngo tugegame iki ngo gufotora ngo guhotora ako nyine yaranatubwiye ngo azigotora nuko atakoze pratique. Reka dutange tubasuhuza abakurikiye Intashya TV ndetse n'andi mashami agiye atandukanye mu mbonaho. Njyewe ndi Apotre Cyubahiro nkuko mubizi. Imbere yanjye iri kumwe n'abatumirwa babiri harimo umwe witwa batangiye bivuga. Duhere ko ufite mikrofone. Nitwa Omega. Omega. Arufa. Okay. Ndabona Arufa ari muri iPhone ariko ntacyo turaza kugera tuganira gake gake. Isaki ni gatatu. Gavamo. Vamo. Taifa. Ngwino. Sanga mama hariya. Umwana atudanje ariko nta kundi bibaho gusa ntago umuntu yanga abana arabishimira. Sasa rero tugiye kubana ku ijambo ry'Imana nkuko bibona hano turi kumwe n'abakozi babiri b'Imana ndetse nanjye wa gatatu Apotre Cyubahiro. Turatangiye kuri Omega ufite Bibiliya igitabo gitagatifu cyitwa Bibiliya ntagatifu. Ome. Oui. Amakuru yawe? Ni meza. Tumaze iminsi tutabona duherukana kera cyane. Cyane rwose. Bansuhuza abantu dukurikiye. Abantu badukurikiye mva ndabasuhuza cyane iminsi myinshi. Umwuka mushya uzanye mu ijambo ry'Imana n'ubuhe? Umwuka mushya? Yego. Nuko Imana bakunda nta kindi. Imana bakunda. Cyane rwose. Azabari Imana kunda abantu bose. Cyane. Ushingiye kuki? Gusha imvura kuba binabeza nta muntu numwe yanga rero. Imana itanga umugisha mugire mu cyaro. Cyane. Nakaga gashya Imana yagukoreye keza cyane. Agashya se? Kuba nkiriho nabyo nagashya. Ntago wajya waba uri uhangayitse. Ntago mangayitse cyane. Ni gake. Nta bintu bya depression ufite. Kare. Nyamashoka n'amakirize nibi. No. N'amafuresha. Okay, none watabona ufite igitabo iri bwoko ki? Ni Bibiliya ntagatifu ni. Bibiliya ntagatifu nge nsaba ntagatifu. Sangwe gakarika tubirebe neza kuko wasangwe natubeshya. Ni Bibiliya ntagatifu. Reka tuyikure. Nta nubwo nabira ko byanditseho. Reka tubire twayibonye Bibiliya ntagatifu. Kuki wese mukusha Bibiliya ntagatifu? Bura nge nyukunda kubi irimo ibintu byiza cyane binyigisha. Nta murongo muri Bibiliya wabuze wenda ufashe mu mutwe utirubumbura cyane. Hanyuma se ibyo ukaba wimbariza iki? Kuko kuba ko ufite Bibiliya mu kiganiro ngo Yohana 5 n'ufite aravuga ngo Yohana 5 wabona awuze reka awukubwira. Reka utubwire. Uramenye ngira ngo njya ibyo bizi. Ntago uzi Bibiliya?
akareka uramenye ikintu ukunda kuba uhugiyemo ni igiki wenda Rwanda uhugiye muri Bibiliya bagasoma mu gitabo cy'indirimbo mu iki ukunda kuba uri mu biki ubu mu bintu by'iki yego nyine ndasenga yego ariko nyine ntabwo nkunda gusoma Bible cyane ku buryo nyine nabandi mbizi neza bya danje ariko nyine ntabwo nyine 20 nyifata mu mutwe ko nyine mbabizi nyine mu mutwe bira okay nta kibazo birumvikana utuye kutazi 20 ariko byaga bikunda hari cyuziwe niki kintu uziho kuri Bibiliya muri Yohana umutwe wa 5 umurongo ntabwo guka neza havuga ngo iki rero aravuga ngo hahirwa abakene ku mutima kuko ingorane y'ijuru ari iyabo nka data reka da omega nadusome twumve ko ariko bivuze sibyo hadusomere wome Yohana Matayo kangahe gatanu umurongo kangahe ariko njye hari aho nzi buryo ngo hahirwa abakene kuko mu mitima ngo hahirwa abakene ku mitima kuko ingoma y'ijuru ari iyabo kuki uhisemo ko dusomera iryo jambo nyine risobanura cyangwa se ajya kugisha icyo abantu badukurikiye isanamitima cyangwa isanamitima hari ukuntu nyine abakene baba baripfobeje barihebye kandi nyine umuremyi wabo abigisha ko bagomba nyine kumva ko nabo bafite icyo bageraho reka twizeye ko rigize icyo bifasha ku bantu batandukanye bari mu buzima butari bwiza cyangwa bugiye butandukanye umugabo akaba yatubwiye ngo hari ijambo ngo azi nawe ajye kutugezaho nta guciye mu ijambo arafata mu gakoma mu kanya ijambo uvuze uzi ni irihe njyewe se yego ngenzi muri Matayo 7:7 ukabona aho 7:7 umutwe wa 7 umurongo wa 7 amaye 7:7 avuga ngo iki musabe muzahabwa mukomange muzakingurirwa mushake muzaronka nyine ibintu nk'ibyo kabisa ibintu bye byifuzo nyine musabe kuko baravuga ngo nta mwana wakwaka umubyeyi we ifinga muha inzoka amaye ngo baravuga ngo nta mubyeyi wakwaka nta mwana wakwaka umubyeyi we ifinga muha inzoka yego cyangwa ngo amake umugati amuha ibuye yego kuntu nk'utwo nyine tu yego hanyuma ibyo bintu byizereramo cyane rwose ntabwo ubwo se urumva wowe wakwaka umubyeyi wawe umugati akaguha ibuye ariko aho ngaho kumanza hose ko bagukinguye hari nk'ukuntu abana bajyaga batera gutaha nijoro ugasanga babakingiye bakomanga bakabihorera reka aho ngaho turi kuvugana mu ngoma y'ijuru ntabwo ari muyizi ni mu ngoma y'ijuru nyine yego ntabwo turi kuvuga muyizi ariko usengera muri itorero bigufasha iki ni ukukubaza nyine ngenda umukatolike abadive ibyo by'abadive baba bishyize hasi urabizi se nabyo hari ikintu bise abadive nagenda bizi n'isabato nayigiyemo kenshi cyane isabato wegeye maze mu buryo kandi uri umunyakatolika ndi umukatolike dore n'umunsi ni kuwa 5 twatangiye isabato amasaha umukatolika ariko n'umudive ntabwo ndi umudive nuko nabizemo ari itegeko kujya gusenga wize mu kigo cy'abadive isabato nziza umunsi w'umunezero imana ni nziza ibihe byose kandi ibihe byose imana ni nziza niyo kamere yayo of course twanasengaga mu cyongereza ntabwo twasengaga mu kinyarwanda tubwiye ukuntu basenga mu cyongereza bitubwire nkubwire ngo nk'ibyo se uvuze abaryo nsubiramo batagira ngo uri umusikama abantu dukurikiye God is good all the time. What? God is good Yes. all the time. All the time? God is good and this natural. Cyangwa it is this. Sangwisi. Sangwisi avanguki. Ngo smoking kill and disease. Kwiga n'ibigerezo. Kwiga? Kwiga na. Mavu is tree banana. Tree banana. Mavu? Is tree banana. Mavu is blind. Mavu is blind. Mapendo baina hacho. Ago. Akarangura famu ngo kwiga n'ibigerezo ngo ni
wari umwinguke nabwiye ngo twariganye ahita ambaza ngo hariya twize iki nabwiye ngo tuze multimedia ngo tugegame iki ngo gufotora ngo guhotora ako nyine yaratubwiye ngo azi guhotora nuko atakoze pratique ngo guhotora nuko atakoze pratique reka sangwise cyane karagaciyemo sasa none hari abanyamatora cyangwa se abanyamadini bigize abantu babasekamana cyangwa abatubuzi nko nkaryamba ndumushomeri nzara yanyisha avana mu gitondo nashinga idini tu mfite igikona hariya gishaje ndagira mite nkivugurura nshyira mu dutebe nshinga idini mvuge ko nasizwe amavuta yera kandi ntayo ari iki inzara y'ibindi cyangwa se ibindi bibazo by'ubuzima icyo kintu kivugaho iki nk'abantu muri iyi minsi babyigize nubwo benshi babafungiye mva ibyo bintu nyine babikuraho amafaranga cyane amaturo uzi ukuntu aba ari menshi hari ukuntu batangira bavuga ngo umuntu ujya gusenga ngo baramuha amafaranga bakajya gusenga bakabishyura ariko nyuma yaho ubwo nyine urasenga bakayaguha uyu munsi ariko ejo ugatura iyo utuye rero ayo mafaranga nyine umuhaye yaburaraga ariko rero ubwo ngubwo ntabwo ubwo se waburara ufite amafaranga y'amaturo ngo gusa ugiye bubiki akora pasiteri niwe yaryo wenyine cyangwa yaribwa na komite yose komite se amafaranga agenewe pasiteri hanyuma se urusengero rwubakora iki z'amafaranga z'amaturo sometime uravuga ngo nayo kubaka ariko nyine pasiteri ashaka kuyatwara avuga ngo reka nyababikire tuzakoresha nyajya akabaza agatagakemura mwamubaza ati Imana yatwe kuyatubura nyine ngo agire menti twubaka urusengero Imana yatwe kuyatubura cyane ko nyine muri iyi minsi ibiceri ngo bisakuriza Imana nta muntu ugitira ibiceri barabibuzanya cyane guzura inote inote cyane rwose none iyo zitukura biba ari sawa zitukura Plaza Beneri ariko ibyo bintu n'abanyamadini menshi atandukanye ariko nta hantu ndabona ibyo bintu muri Gatolika ari ikintu bivuga ko nk'andi matorero hari abasilamu abadeperi abadive hari amadini mbona ngene ngura amadini nemera Gatolika niyo ya mbere ariko wese agira imyemerere ye twatu kuvuga ku bintu bijyanye na scam cyangwa se mu matorero n'amadini utubwiye ko uri umunyagatolika ariko ntabwo wadusobanuriye nyine ahantu ujya ukora kubona ibyo bibazo cyangwa se izo mbogamizi nyine jewe gusa nyine ukuntu ngiye ndemera ko nyine amadini yose n'amatorero basenga Imana nyine pe senga Imana imwe mu ijoro yego nyine njyewe nkunda Katolike pe nshobora kuyivugira bakagira ngo ni ukubera yuko ariyo nsengamo gusa akumva wahisemo rero ko wahabonye ibyiza ese wari ko wahabonye ibibi n'ubwo bunyangamugayo bucyo kajyayo oya ntabwo byakunda cyane cyane ko abantu bakora kuvanga abantu bakunda gusenga muri Katolike ngo basenga ngo igihe gitoya ngo haguruka ngo ugera wicare ngo Bakatolike nyine ngo binywerana nyine n'ibisembuye ibintu by'amabyeyi amadivayi ngo iki ngo ntabwo ibintu by'imitobe n'iki ni abantu benshi basanga bajya muri Katolike bavuye mu matorero kuko babujije kujya kunywa inzoga cyangwa kunywa akadivayi abantu benshi bavuga ariko ntabwo ari byo dore impamvu reka mbafashe gake gake hari ukuntu uba uri nko mu itorero uri pasiteri cyangwa umuyoboke runaka wenda ukomeye mu itorero kuko inzoga bari abantu benshi banywa inzoga ukajya yinywera mu nzu ukakwiciye mu nzu wasohoka batangiye kudandabira nk'umunyavurwa ruri ubuvundira urumva ukabona abagushishemo ijisho bati ariko se ko kwa padiri nta kibazo ko binywera nawe babuza yadandabira nagira nteko nawe wamvugaho ubundi uhakwigirayo akaba yigira mu itorero reho ubuntu abantu uburenganzira kandi bwiza alukoro ni nziza mu mubiri ko n'igihe kwa muganga butegeka ko ugiye gute kunywa alukoro ariko nanone nubwo batubeshyira ngo dutegeka kunywa inzoga ntabwo bategeka kunywa inzoga muri Katolike ahubwo wowe ku giti cyari bumva ushaka kuzinywa urazinywa utabishaka ukabireka hatazagira umuntu uza muri Katolika avuga ngo nyine ngo bigisha kunywa inzoga hoya ntabwo bigisha kunywa inzoga biterwa n'amarangamutima ndarumva ntacyo padiri agira cyangwa kardinali ariko urabona ngo muganga nshaka kutubwira cyane byanga gukora akuye muri Bibiliya kabisa njye rwose nshaka gukoresha Bibiliya arakaza cyane
Abanyaroma umutwe wa 14 ari kumva umurongo wa mbere handitse ngo mujye mwakira ugifite intege nke mu kwemera kwe mwoye kumugisha impaka mu byo ashidikanyaho kuko hari uwemera ko ashobora kurya ibibonetse byose naho uw'intege nke yibwira ko agomba kurya imboga nsa kumva wirira ibibonetse byose ntagasuzugure utabirya utabirya nawe ntazacire urubanza ubirya uri kumva urinde mbese wowe ucira urubanza umugaragu utari uwawe yego ubwo nyine urabizi inzoga ushobora nese hari indirimbo nageze kumva uri kumva ngo umuntu ukoragura ipantaro kandi nanjye mbona yambara kandi ngo umuntu ukoragura ipantaro kandi nanjye mbona nyambara nza kandi nkunywa oya ntabwo nshatse kuvuga ko nyine ngo ngari uko bijyanye reka n'abatanga inzoga nabo bafite ibindi banywa yego dukomeze ikiganiro barahari nyine ariko buriya bakunda kuvuga ngo abakatolike ngo barya byose ngo banywa byose ariko nyine biterwa nyine hari igihe uba ukunda ushobora kuba ubona amafaranga atagenda mu nzoga cyangwa mu iki nyine hari amatorero avuga ngo ntabwo barya ibintu ngo bitatuye ngo mu birenge nk'imbata gusa naryo imbata ngo ingurube ngo intama ngo iki ibintu nk'ibyo rero umuntu niba utarya ikintu ntugacire urubanza utakirya kuko ntabwo ntugacire imanza umugaragu utari uwawe kuko nta bubasha umufiteho imana yasize yemera iki wa mugani urasagiye imyemerere kandi urasasenga ukwe imana ikamwumva imana ibintu rega byose yabishyizeho kugira ngo tubikoreshe nta kintu na kimwe kijya mu nda cyanduza handuza ibivamo waba ubizi nta kintu kimwe kijya mu nda cyanduza ikintu ushyize mu nda ikintu uri gushyira mu nda ntabwo cyanduza ahubwo handuza ibivamo ubu tuvuge ko inyamaswa yose warya igitera se wishaka kuvuga ibyo ntago ndumva ahantu bakirya ariko njyewe numvisha ahantu bakirya nanjye nakirya igitera wakirya nakirya numvisha ahantu bakirya saza bagitetse usanga wagitetse nzakirya wowe inyamaswa yarya nk'iyi warya igitera nsanze bagatetse neza rwose kayaga nahita agasamura da wakamiragura cyane reka da hari igisiga bita cyane nacyo gisa nk'inkoko gifite uruntu rw'urutuza n'ibitako binini cyane urakizi ntago nyizi igisiga gisa nk'inkoko mbona gisa nk'ikiri bavugisha ko kitari kujya bikunda ariko hari umuntu witwa Fitz wakiriye mbona nta kibaye hari n'umugabo witwa Damuru wariye agaca yariye agaca nawe ngo nta kintu yigeze aba ariko uri buri gihe agace ndakazi bari gafite inyama nziza y'umuhore sindakarye ko bagatetse neza nakarye kokeje buriya agaca kashya buriya agaca kashya wakokeje neza ashyizeho uturungo kaba kameze fresh ubwo nawe wemenywa n'abantu barya inyama zose cyangwa se ibiryo byose ibintu byose biri ku isi biribwa none se rebe nk'inyama zarahenze z'inka ubu se ifate nk'ako gaca ntiwakotsa kwirira mukamera neza ndumva nawe ufite imyemerere nk'iya omega byanga bikunda bose nyemerere tore ku bundi nanjye ni mukatolike da ntabwo gisengera muri katolike nk'uko tubwiye mu gihe cyashize ni katolike biterwa na ururimi wakoresheje ubivuga ariko nyine byose uzi indimi zingahe oya ni nyinshi cyane ntabwo wazimenya wowe mbwiramo nk'ebyiri igifefeko ngatuvuga igifefekuza kwa padiri na padiri ku padiri na padiri na padiri nanjye padiri noneho nkubaze kare gato tugara ku musozo w'ikiganiro nk'abantu ubona basenga bagatete bakakubita hasi nko bakazivuna bagahita bagasaba bakabyuka bikandagura ngo ni Imana urimo kubatitiza ibyo bintu bivugaho iki ibyo bintu rero ntitaye ku bankurikiye ngo ibiki ibyo ntabwo mbyemera pe kuko n'umuntu akavuga indimi nk'iz'amagini
noneho si icyongereza si igifaransa si ikinyarwanda si ibiki none ndimo avuga none ubona biterwa n'iki wowe katika jina Yesu njye mbandi harimo kutubeshya pe ngo umuntu ngo yeretswe ngo neretswe ngo urugero ngo omega ngo namweretswe ngo afite inzu y'itaje hariya hirya kandi yamubonye ari kuyubaka yamunetse ngo bari kuyubaka arazamubwira ngo neretswe ngo ufite inzu hariya kandi ngo yaranetse umuntu arabimubwira tambwa ati ngo arayifite ngo se urumva abaje kutubeshya hari umuntu nyine apereza amakuru yawe ubundi akaza yakubwira kutamuza kumva ko yakwesweho cyane pe wemera ko kwekwa bitabaho se njye mbyemera gake pe mbyemera nka 30%. hanyuma yavuye ko ukuzimu kubaho kuzimu by'ikuzimu se ko nabizi we hari umuntu wa mbere wazi Plank mu Rwanda muramuzi Plank ntago muzi Alice harayera tubeshye ngo yagiye kuzimu ngo njye mu nama y'ubushishi ngo igikeri ngo kirabyanga ngo hanyuma ngo marukire kwirimba Remera ngo bikiri ibintu byemera byo Alice kamashakaga amafaranga ariko yaratwaye byararangiye niwe muntu wa mbere wazi Plank mu Rwanda ngo ngagiye kuzimu se nihe habaho njye nibaza arara ku butaka hari inzira izwi ifungwe kuri buri wese yacamo kuzimu mundi waca he cyeka bande yaza kubeshye ngo amushyize muri metero 2 ngarakomeza nta ntugeze muri metero 2 ushaka kugaruka pe wewe ndere kutubeshye ngo yakomeje wenda agaruka ku bundi buryo ko akaraka abantu na karaka none wowe niki kintu wavuga kuri ibyo bintu byo mu matorero twahoze tugana na Omega cyangwa se icyo bivugaho niki wenda icyo nabivugaho ibintu bya scam nyine ngo abantu ngo yeretswe ngo runaka ngo ejo bundi ngo uzagura imodoka kuko yabonye ko watembe ufite amafaranga ntibakatubeshye umuntu agonuriye afite inkoto hengamye cyangwa yaragereje ibitsi kandi ngo Imana yamugutumyeho gutabanza ngo imwitumeho mbere yo kumugutuma batubeshya abantu ntibakaza batubeshya nyine ni yari scam ya danje ahubwo ipima kwa bigarukira kuri kangahe kwirana wenda nk'urugero ngiye gusenga ndasenga ariko ngiye gusenga ukaza ukambwira ibintu wiringira icyo ushingira ku kinyi mu mubiri ngiye kwemera kwanjye kuratandukanye buriya rero ngiye buriya nshobora kugera nkajya mu kiliziya nkasenga nkumva nyine evanjiri wenda haza nk'umutumirwa nyine hata nisohokera ngewe kubera iki ibintu byo kutubwira ngo watwigishe cyane kareka cyangwa mfata biriya yanjye nkayisomera mu cyumba namara gusoma nkavuga ishapure nkahita ndyama bikarangira ko abantu basenya mu nzu se cyangwa mu rugo gusa batajya bijya ku kiliziya Imana ishobora kumva cyangwa se ntabihaniza abaha ku munsi w'imperuka oya ahantu hose wasengera Imana yakumva si ngombwa ngo ugere mu kiliziya regara bajya mu kiliziya bavuga ngo yaguze umwenda mushyashya agiye kuwerekana yego agashati keza agakweto keza kanyende bamponesha ko nacotsemo yari cyiza nabishoboye yego se ntabwo ndi kugisha abantu gusengera mu ngo cyane kurusha uko wajya mu kiliziya ariko wanasengeye mu cyumba cya Imana yakumva niyo atari mu cyumba ariko wasengera ko Imana yakumva ibintu byose umwigisha cyangwa se padiri avuga byose urabyemera se ibyo padiri avuga byose cyangwa se umwigisha byose urabyemera ntabwo ari byose mbyemera hari ukuntu padiri aganira ku ivanjiri harya ni ugusobanura ivanjiri iki gusobanura ivanjiri ukumva aravuga tutumaniyeri nyine bagira ngo nyine nkurikije uko mbyumva agira ngo nyine ivanjiri yumvikane abantu be kugira ubunebwe basinzire nyine icegera cyane nk'urubyiruko nyine okay urakoze cyane katugushimira nawe magara nta kindi kintu urenzaho wumva ushaka kuvuga ibintu by'ubusikama babigabanye byo gutura abantu ngo barerekwa ngo baratetera nibyo nabwira pe ngo tugusengera ucyubu umugango duha amafaranga ngo duha amafaranga ujye usengera umuntu Imana izaguhemba nitaguhemba kandi bwoza waraduteye ubusikama bwawe ubwo harimo abakozi ba shitani mu bakozi b'Imana abita abakozi b'Imana byadanje ntabwo wabura umuntu umuntu akubwira ngo nakubaje ngo urwaye ikintu ngo vanga usenge ngo banze 500 ngo mbere kugusengera ibyo ni ibiki ubwo ni nk'abaganga gakondo bajya badutuburira ngo umuntu yatwaye igitoki ngo vanye igarure kigara gute wenda yakire yamaze no kugitwara ni insazi reka tugushimire sawa urakoze Omega nawe tugara ku musozo gira ikintu uvugaho usezera ndetse ugiye n'ubutumwa utanga ku bantu bagukurikiye cyangwa se ku ijambo wavuze ndetse
no ku myemerere yawe. ubutumwa natanga ku bantu bankurikiye ubutumwa natanga ku bantu bankurikiye nyine mujye mubanza guhitamo neza nyine mugiye kugendera ku madini mugiye gusengeramo cyangwa murebe nyine niba nawe ntabwo waba uri umuntu utekereza ngo wewe rwano bari kugusika amatu abantu nyine basenga Imana bya nyabyo. Uriya muntu warendagiye ntabwo bapfa kugiye kumenya umunsi kamwe bagira bati umuntu warendagiye yarendagiye yashama nyine ubwo warendagiye turamusengera nyine ava muri ubwo burindagire bwe kugira ngo ajye mu murongo muzima. Ushobora gusengera umurwayi cyangwa umuntu ufite ikibazo ra? Nyine ramusengera mu mbaraga mfite. Ihangane. Imana ihangane koresha amasegonda 20 wibare kuri gusengera umuntu. Twumve ko bavuga. Yego. Naza kumusengera. Sengera rufata urebe. Umwifurize ikibazo. Umwifurize ibizo nyine umusabira umugisha. Ntabwo naza kumusengera nta kibazo. Ariko pari. Okay, nacyo umusaraba dusengera tuvugana no kuramutsa Mariya cyangwa se nawe uri mu ijuru ho gakeya undi dusoza ikiganiro oya nawe utari musikama ntabwo ndi umusikama neza ngiye ko muri kunkoresha ikiganiro cyangwa nabyuze ntabyuze sawa arafura gufasha nari bireka mfashe nacyo ndakuramutsa Mariya rado uri mu ijuru ibintu byonyine cyangwa n'isengesho reka nze mubwire nimugoroba byose ndabizi ariko ntabwo umunsi njye nsengera ku masaha. Ni ku masaha? None abana mfasha. Ubu ntabwo nasenga. Hari amasaha udasenga no gusenga se? Igihe cyose nasenga. Abana ugurije ku rubangana uwaza gusenga kandi bavuze ko usenga. Ndasenga sindi musikama ariko ntabwo nasenga. Oya. No? Roho Mutagatifu se basi murayizi? Amanukira mu ntumwa. Amanukira mu ntumwa? Nta kintu nazi ariko ntabwo ubu ngubu nawe ibyo bimurimo ntabwo umukozi ikiganiro cy'iminota hafi 20 n'ingahe gusenga isengesho y'amasegonda birabananiye. Ntabwo turi muri mood. Imana ibarinde n'iryo nisengesho. N'iryo nisengesho? Itembereza imyuka mibi. Amaye. Iducishe ku mpande. Kandi amasengesho ameze nk'aba pastor twahoze tuvugara. Shanaga nawe bajya barabasika mape. Oya yeza arabarinda sanjye Reka tubashimire twe kubagaya. Murakoze cyane.